Iyi si ituwe na miliyari zirenga, ariko mu by'ukuri ituwe n'abantu babiri, aribo umugore n'umugabo, cyangwa se igitsina gabo n'igitsina gore. None ingingo y'uyu munsi kugira ngo tuganire, ariko umbwire muri comment nawe uko urimo byumva. Kubera iki ingo z'iki gihe cyangwa se abubatse ingo muri iki gihe, nawe ubirebye, kubera iki zitakiramba? Abantu uyu munsi ejo bigacya batandukanye. Mbwira muri comment wowe uko ubibona. Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Buriya umugore yakihanganira ko umugabo we amuca inyuma, n'umugabo yakihanganira ko umugore we amuca inyuma, ariko hari icyo bombi batakihanganira: agasuzuguro. Ntabwo umwe yakishimira cyangwa se yakwifuza kubana n'umuntu umusuzugura, utamwubaha. Kugira ngo urugo rukomere bisaba ubwubahane. Niba uri umugabo, kubaha umugore; niba uri umugore, kubaha umugabo, ndetse n'umuryango muri rusange. Ni ukuvuga ngo waba mubana muri abavandimwe cyangwa undi muntu uwo ari we wese, icyo biba bisaba ni uko mugomba kubahana, mukumvikana. Nibwo umubano ubasha kuba wakidevelopa cyangwa se watera imbere. Mbega biba bisaba ubwubahane, ubwumvikane, ariko hatajemo agasuzuguro. Muri iyi si kenshi ubu ngubu umuntu aba ashaka ubwisanzuriro no kumva nyine yigenga, ari freedom, ariko kenshi hari igihe tubikora nabi, ugasanga hari uwo urimo uhohotera cyangwa se hari umuntu urimo umwigizayo, ukumva mbega ntacyo avuze mu buzima bwawe. Ugomba gukora ibyo wumva wishakiye, ariko icyiza ni uko ahubwo icyo waba ugiye gukora cyose, niba ufite uwo mubana, musangiye urugo, musangiye umuryango, kuko iyo ukoze ikintu kibi utabanje kukigishaho uwo mubana mu muryango uwo ari we wese, iyo ingaruka zije mwese zibageraho. Ni nayo mpamvu biba bisaba ubwumvikane bwanyu mu muryango ndetse n'ubwubahane, kuko ingaruka z'umwe zigira ingaruka z'umwe n'undi zimugeraho. Wenda urugero, ushobora kuba utabanye neza n'umugore wawe, mutura musimbuka, ariko mufite abana. Ushobora kuba wibwira yuko abana izo ngaruka zitabageraho, ariko mu by'ukuri izo ngaruka zibageraho ahubwo kurusha mwebwe. Bwose icyo nasaba ni uko mwakumvikana, hakabaho mu bwumvikane. Wenda nawe watubwira uko mubyumva n'uko ubibona. Murakoze. Iyi channel ni D Emmanuel. Subscribinga ukomeze ubane natwe, mbega ihuze natwe, subscribinga naho ubutaha. Murakoze. Mwe mukumwe na Dusengumuremyi Emmanuel. Imana ibahe umugisha.